Bella na Cedric ni abana b'imfubyi b'impanga, ntibazi se cyangwa nyina. Mama wabo yaguye ku gisasiro kwa muganga ari kubyara. Inkuru y'aba bana iteye agahinda. Smart Maker TV show twaratembereye dusura aba bana aho batuye, batubwira byose uko byagenze. Niba utarakora subscribe kuri uyu muyoboro, wayikora kugira ngo ibiganiro tugutegurira umunsi ku munsi bikubiyemo ibyegeranyo biryoheye amatwi, inkuru z'urukundo, filime nziza z'amashusho utahaga kureba. Ibi tukabikora hafi ya buri munsi. Wakora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, isaha ku isaha, uko dushyizeho ikiganiro ukibonere ku gihe. Fungura inzogera k'uyu muyoboro, kanda like niba ukunze ibiganiro byacu. Iki cyitwa Inzira y'Ubuzima. Njye ukikugezaho ndi Smart Maker nk'ibisanzwe. Umva iyi nkuru. Bella na Cedric nyuma y'umwaka umwe basoje amashuri yabo muri Global Health University Butaro mu Rwanda. Barangije ari indashyikirwa ku kigero cy'imyaka 5 ukurikije mu baharangije bose. Baje guhabwa kuyobora ibitaro bikuru i Nairobi muri Kenya. Izi mpanga ebyiri zisanze nta mubyeyi n'umwe zigira, kuko mama we na papa we Sandra Uwamahoro na Nduwimana Pacifique ubwo bavaga mu kwezi kwa buki bakoze impanuka ikomeye cyane. Iyo mpanuka bitunguranye yahise itana Pacifique. Sandra we yarakomeretse cyane ku buryo bukomeye, gusa Pacifique we yahise hasiga ubuzima. Bavaga mu kwezi kwa buki. Sandra wari wakomeretse ku buryo butangaje, ku buryo bukomeye cyane. Yahise yirukankirizwa mu bitaro bikuru bya CHK. Sandra ntiyavugaga, guhumeka byo byasabye ko bahita bamushyira mu mashini yongera umwuka. Sandra yari yaguye muri koma. Abaganga bo mu bitaro bya CHK bakomeje kumwitaho cyane. Sandra wari waguye muri koma yimazemo amezi 2 asaga ari ku mashini zimwongerera umwuka, oxygene. Nyuma y'icyo gihe ibi bibaye nibwo Sandra yazanzamutse. Hari nyuma y'amezi 2 bakoze impanuka. Sandra yisanze asigaye wenyine kuko Pacifique we yari yatangiye kwibagirana. Yari amaze amezi asaga 2 bamushyinguye. Byaragoranye cyane. Byaragoranye gusobanurira Sandra iby'iyi nkuru y'uburyo umugabo we atakibaho, kuko yaherukanaga nawe mu bihe byiza by'urukundo nyuma y'ubukwe bwabo. Pacifique wari umugabo we yapfuye bamaze ukwezi kumwe gusa bashyingiwe. Byari mu gihe bari bavuye mu kwezi kwa buki bagakora impanuka igahita ihitana ubuzima bwe. Berekezaga i Nyamirambo aho bari batuye. Ku musozo w'ibi bihe byiza by'urukundo Sandra na Pacifique bari bagiranye, umwe yahise asiga ubuzima. Pacifique yahise atwarwa n'iyi mpanuka. Abantu bararize mw'ibi bihe bumvise inkuru y'aba bombi bari bakiri abageni. Abamusuraga kwa muganga nibo batangiye kujya bamusobanurira ko ari umugabo we yitabye Imana. Sandra wari ukiva muri koma ibi ntago yabyumvaga, ntiyabikozwaga. Ibyinshi ntiyabyibukaga. Gusa mu ntekerezo ze hari harimo ibihe bagiranye, byaba ari ibihe by'urukundo ndetse n'ibyo bihe by'ukwezi kwa buki bari bavuyemo. Ibi byose ntabyo yarazi. Kumusobanurira ko umugabo we yishwe n'impanuka ibi ntiyabikozwaga. Yabateye utwatsi. Sandra atangiye koroherwa. Abaganga ndetse n'umuryango wa Sandra baramufashe bamwerekeza aho bashyinguye umugabo we mu irimbi ry'Inyamirambo. Kwaro kugira ngo bamwereke ko inkuru ari impamo, atangira asobanukirwe ko umugabo we atakiriho. Ariko Sandra ntiyabikozwaga. Bafashe Sandra bamushyira mu modoka, hajyamo umuryango we ndetse n'abaganga 2. Berekeje ku irimbi ry'Inyamirambo. Bakigerayo Sandra yakubise amaso ifoto y'umugabo we. Sandra yikubise hasi asubira muri koma. Abaganga bayobewe bibaye, abari aho bose bagwa mu kantu. Batangiye kongera Sandra umwuka, barangije baramuterura bamusubiza mu modoka, bamwirukankiriza n'ubundi kuri CHK, asubizwa ku mashini yongera umwuka. Sandra yari yongeye kugwa muri koma. Sandra yamaze icyumweru cyose ari muri koma, gusa aza kuyivamo. Nyuma y'icyo cyumweru Sandra avuye muri koma, abaganga bakomeje kugenda bongera bamusobanurira iby'inkuru y'umugabo we.
n'uburyo yatabarutse. Sandra uko iminsi yagendaga ishira niko yagendaga yoroherwa, yagendaga akira inkovu z'inyuma ndetse n'ububabare bw'imbere yari afite. Hashize amezi 4 abaganga batangiye kugenda babona ibimenyetso by'uko Sandra yaba atwite. Dr mukuru Dr Ngabo w'ibitaro bya CHK muri icyo gihe yafashe umwanzuro wo gupima Sandra akareba ko impanuka itabara mugizeho ingaruka zizamutera ibibazo mu gihe cyo kubyara, kuko babe bamaze kubona ko Sandra ashobora kuba atwite. Sandra yakorewe ibipimo byo kwa muganga kugira ngo banzure neza ko yaba atwite. Sandra baramupimye, nyuma baza kubona ibimenyetso bidashidikanywaho yuko Sandra atwite. Babonye ko inda yitewe n'uwari umugabo we mu gihe bari bamaranye n'uko kwezi kusi, ukwezi kwa buki. Banzuye ko Sandra bidasubirwaho atwite. Bakimara kubona ko Sandra atwite bagize ubwoba butangaje, kuko bibazaga ko iyo mpanuka ishobora kuba yaramugizeho ibibazo haba iby'imbere cyangwa se inyuma. Abaganga bakomeje kumwitaho ku buryo bukomeye. Dr akimara kubereka ibipimo basanze Sandra atwite ndetse atwite impanga. Mu nda ya Sandra harimo abana 2. Nyuma y'igihe kitari gito baje kubona ko Sandra atwite umuhungu ndetse n'umukobwa. Bakomeza kumwitaho ku buryo buruseho kugira ngo bite ku buzima bwe ndetse no ku bibondo yari afite mu nda. Muri icyo gihe kitari cyoroshye nibwo Dr Ngabo wari Dr wa CHK muri icyo gihe yakoreye Sandra ibizami ashaka kumenya ko impanuka itazagiraho ingaruka Sandra mu gihe cyo kubyara. Dr yakoze ibizamini byose. Ibizamini bikimara gusohoka byerekanye ko Sandra yakomeretse ku buryo bukomeye. Byerekanye ko Sandra yakomeretse inyuma ariko ububabare bukagera imbere ku buryo butangaje. Dr yagize ubwoba, yatekerezaga ku mibyarire y'uwo mubyeyi nyuma yo gukora impanuka. Dr akimara kubona ibi hagiyeho itsinda ryo gukurikirana uwo mubyeyi ku buryo bw'umwihariko maze agira inama bamwitagaho. Dr Ngabo yabwiye abitaga ko uyu mubyeyi ko bagomba gukora iyo bwabaga bakamwitaho ku buryo buruseho kugira ngo barengere ubuzima bwe ndetse n'ubw'abana yari afite mu nda. Yabasobanuriye ko amahirwe ahari ari 50% ku buryo niyitabwaho neza ashobora kuzabyara nta ngaruka bimugizeho. Ariko anababwira ko hari andi mahirwe 50% y'uko bishobora kuzamugiraho ingaruka. Hafashwe itsinda ry'abantu 5, abaganga 5 mu bitaro bya CHK, harimo 4 bashinzwe kubyaza, hakabamo n'undi w'umuforomokazi ngo bakurikirane ubuzima bw'uwo mubyeyi kuva ku munsi kugeza ku munsi azabyariraho. Uko ibyo byose byakorwaga niko Sandra yakomezaga kwitabwaho. Amezi nayo ko yakomezaga kugenda yicuma niko Sandra yerekezaga igihe cyiwe cyo kubyara. Igihe cyo kubyara cyarageze. Itsinda rigari ry'abaganga ryari riyobowe na Dr Ngabo mu bitaro bikuru bya CHK bafatanyirije hamwe, bari bahuje umugambi. Bose bifuzaga kurokora ubuzima bwa Sandra nabo yari atwite. Mu cyumba ababyeyi baruhukiramo maternité harimo akazi gakomeye cyane. N'icyo gihe ntibyari byoroshye, gusa intego yabo bose ntiyaje kugerwaho neza nk'uko bo babyifuzaga, kuko byaje kugorana ko Sandra byazwa neza. Birangira hafashe umwanzuro wo kumubaga. Wari umwanzuro ukomeye. Sandra wahuye n'impanuka ikomeye cyane, impanuka yababaje umubiri ku buryo butangaje. Yari agiye kubagwa, ntibyari byoroshye. Wari umwanzuro utari woroshye, gusa uyu mwanzuro wagaragaraga nk'aho ari wa nyuma washoboraga kurokora ubuzima bw'abo Sandra yari atwite ndetse ukarokora n'ubuzima bwa Sandra. Dr yafashe uwo mwanzuro, ariko kuri we ndetse n'abo bari bafatikanyije mu itsinda ryakurikiranaga uwo mubyeyi babonaga ko ari umwanzuro utoroshye. Hatangiye gutegurwa ibikoresho byo kubaga uwo mubyeyi, gusa umwanzuro w'aba bose ntiwabashije kugerwaho 100%. Ntibyakunze, kuko bakimara guterura abana 2 mw'uyu mubyeyi, uyu mubyeyi Sandra we yahise asiga ubuzima. Inkuru y'akababaro, inkuru itarashimishije itsinda ry'abantu benshi bayumvishije. Inkuru y'akababaro itarigeze ishimisha abaganga aho bava bakagera muri CHK. Inkuru yababaje Dr Ngabo,
inkuru yababaje abo mu muryango wa Sandra. Umubyeyi akimara kwasiga ubuzima, umurambo we warashyinguwe. Abana bakomeje gukurikiranwa ndetse bitabwaho n'abaganga ku buryo butangaje. Abana babuze umubyeyi wabo bakivuka. Byari bikomeye kugira ngo aba bana ubuzima bwabo babashe kubaho. Bari impanga. Amazina y'aba bana bayahawe n'abaganga. Ari papa w'aba bana, ari na mama we. Bari bamaze gupfa. Yari inkuru y'akababaro. Gusa abaganga bakomeje gukurikirana ubuzima bw'aba bana, babukurikiranira mu bitaro. Ibi bibondo byatungwaga n'amata, amazi ndetse n'umwuka bahabwaga n'ibyuma by'abaganga. Gusa irebera imfubyi ntihumbya. Abana barakuze, bava ku mezi bagera ku mwaka. Abana bakomeza gukura. Abaganga bakomeza kubitaho kugera ku myaka 2. Abana bamaze kugera ku myaka 2 batangiye kurerwa n'amata, maze bashyikirizwa abo mu muryango wa Sandra ndetse na Pacifique. Ababyeyi bari batakiriho, ariko imiryango yari ihari. Aba bana bashyikirizwa abo mu muryango we. Abana bakomeza gukurira mu miryango, bakomeza kurerwa n'imiryango. Bera na Cedric amazina bari bahawe n'abaganga. Aba bombi bakomeje gukura. Bageze ku myaka yabo gutangira ishuri, bajyanywe ku ishuri. Gusiza impanga zari zifite ubwenge bwinshi cyane. Bari bafite ubwenge butangaje. Abarimu abo biganaga batangazwaga n'imitsindire y'aba bana. Kuva ku myaka yabo 6 ubwo batangiraga amashuri yabo abanza, bagiye baba ba mbere. Iyo Bera atabaga uwa mbere, Cedric yabaga uwa mbere. Umwe yabaga uwa mbere, undi akamukurikira. Amashuri yabo yose nuko byagenze. Barangije amashuri abanza. Aba bombi bakimara gutsinda ibizamini bisoza amashuri yabo abanza, boherejwe kwiga muri segonderi mu kigo cya Mutagatifu Saint Kizito. Bagezeyo bashyizwe mu mwaka wa mbere. Umwaka wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu babitsinzemo neza cyane. Barigaga bakaba ba mbere. Umwe akaba uwa mbere, undi akaba uwa kabiri. Nyuma bakoze ikizamini gisoza icyiciro rusange. Aba n'ubundi nta gushidikanya babonye amanota ya mbere. Batsinze ari aba mbere ku iki kigo. Mu gihugu cyose n'ubundi bari mu myanya ya mbere. Aba ngaba icyo kigo cyanze kubarekura. Bahakomeje umwaka wa 4, bahita babashyira mu ishami ry'imibare, ubunyabuzima n'ubutabire MCB. Aha barahize basoza amashuri yabo yisumbuye. N'ubundi bashoje ari aba mbere. Bahise boherezwa kujya kwiga mu kigo cya Global Health University Butaro. N'ubundi bahize amashuri yabo ya kaminuza. Basoje ari abadokiteri mu bijyanye n'ubuvuzi. Bakirangiza muri kaminuza, abaterankunga b'iryo shuri bari baturutse mu gihugu cya Kenya. Basabye iri shuri kubashakira umwe mu banyeshuri barangije aho ngaho waba waratsinze neza cyane bakamuha akazi, umunyeshuri w'intangarugero. Aba basobanurira iryo shuri ko nyuma yo gutanga uwo munyeshuri azakoreshwa igerageza, bamubonamo ubushobozi akajya guhabwa kuyobora ibitaro byabo biri Nairobi muri Kenya, Global Health University. Ikimara gusabwa uwo munyeshuri, hakozwe isuzuma hifashishwa amalisite y'imyaka yari ishize. Bareba umunyeshuri washoje amashuri ye afite amanota meza. Barebye umunyeshuri wari ufite amanota meza kurusha abandi. Mu myaka 5 ikurikirana yose yari ishize, nta gushidikanya lisite zagaragaje ko Cedric ari we wari uyoboye abandi. Yakurikirwaga na mushiki we Bera. Gusa iri shuri ryari ryasabwe gutanga umunyeshuri umwe. Nta kabuza bagombaga gutanga Cedric. Yari yarushije abandi ku buryo butangaje. Ku giteranyo cy'amanota, Cedric yarushaga mushiki we inota 1.5, ariko akarusha abandi amanota asaga 10. Kubera ubuzima bw'aba bana, abantu bose bari babuzi. Imibereho yabo yari izwi na buri umwe. Imibanire yabo ku ishuri yari izwi cyane. Noneho byagerekaho ko bari impanga, batangiye gutikiriza uko bizagenda ngo Cedric ajyanwe wenyine i Nairobi, mushiki wa sigari Kigali. Yari inkuru ikomeye batekerezaga ko idashoboka. Gusa nta kindi cyari gukorwa. Nimero ya Cedric yaratanzwe, maze Cedric arahamagarwa.
bamubwiye ikigamijwe n'icyo bakeneye, maze Cedric mu bwenge bwe bwinshi ndetse n'ikinyabupfura yabateze amatwi arabumva. Ku musozo w'ibyo bari bamaze kumusobanurira byose, Cedric yabasubije mu ijwi rituje arababwira ati, ukurikije ibyo mumbwiye byose, koko niba mushaka umunyeshuri w'umuhanga warangije ari umuhanga wari ufite ubwenge, ntihagakwiye guhamagarwa njye, ahubwo harundusha. Cedric yakomeje gutsimbarara ku ijambo asobanurira abo Banyakenya ababwira ko hari umurusha atazi impamvu, ahubwo ari we bahisemo. Aba Banyakenya bari babwiwe n'iki kigo ko Cedric ari umuhanga cyane, ko ari umunyeshuri w'indashyikirwa, bigaragazwa n'amanota ndetse n'uko bari bamuzi. Bamuteze amatwi, bari bategereje kumva abasobanurira ibyo uwo munyeshuri we yabonaga ko amurusha, kandi ibyo abayobozi b'ikigo bo bavugaga ko Cedric nta wamurushaga, nta n'uwari uteze kuzamurusha. Gusa bibukaga yuko kuri liste basanze ari umuntu umwe ndetse n'umukurikira, umuhungu n'umukobwa. Bateze amatwi Cedric yafashe umwanya maze abasobanurira akantu ku kandi, ababwira Beru uwo ari we. Yabasobanuriye ko amurusha ubwenge, ko yabaga uwa mbere undi akaba uwa kabiri. Gusa impamvu hafashwe we ari uko byari bigezweho kaba uwa mbere, ariko ku bijyanye n'ubwenge ataburusha Bera. Abo bayobozi